n'ishusho ya kamere yayo. Haleluya. Nanone mu Bakolosayi akatubwira igice cya mbere 12 murongo 10 kugeza kuri 19. Abakolosayi bandiko Pawulo yandikira Abakolosayi igice cya mbere 12 kugeza kuri 19. Iki gice kiraryoshye, uze guhera hejuru ugeze mu rugo. Haleluya. Duhere ku murongo wa 12 ngo mushima data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo, niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Twabonye transfer twakuwe mu bwami bw'umwijima dutwarwa mu bwami bw'umucyo. Haleluya. Nkomeje hepfo kuri 14 ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu, niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe fura mu byaremwe byose. Haleluya. Kristo niwe shusho y'Imana itarabonekaga, cya gitare Mose yashizwemo Imana ikamukingaho ikiganza cyayo kubwa intimite bari bafitanye, byose byuzuriwe muri Kristo. Turi abanyamahirwe batimenye. Niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe fura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose kandi rero ni nawe byaremewe. Yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero kandi niwe tangiriro, ni ifura yo kuzuka mu bapfuye kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Murongo 19 niho nifuza kuganaho ngo kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose, umwuzuro w'Imana, fullness, byose byuzuye, kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri Kristo, hanyuma yarangiza akamuguha. Nifuza ko duhaguruka tugasenga. Kuzura k'ubumana kose byashyizwe muri Kristo. Imana iguha Kristo package igipfunyika, ikirundo, ibintu biri muri Kristo Yesu. Ntituravunguraho n'akangano rwayo. Ndasaba Umwuka Wera ngo we nanjye atwongera inyota. Twifuza ubwiza bw'Imana burabagirana. Ubwiza bw'Imana ni ukubaho kwayo, ni presence yayo. Mwibuke ko Imana ibera hose icyarimwe, ariko tuvuze ngo ubwiza bw'Imana cyangwa kubaho kw'Imana ni ukubaho kugira icyo gukora. Kuko Imana iri mu mihanda aho basambanira, Imana iri ahantu hose hari ibyaha, Imana iri mu bihugu birimo intambara, Imana iri ahantu hari ubwicanyi, irahari. Ariko ubwiza bwayo na presence yayo ni ibiza bigakora ikintu kigaragara. Haleluya. Ibyo twifuza ubuzima bwacu. Ndasaba Imana ngo igutera inyota, igutera inyota, wigira imbere, wongere wigira imbere. Imana irabyifuza, ibikeneye abahungu n'abakobwa yakibukisha, ikabakura mu birangaza, ikabakura mu kugarukira ku muryango. Tuvuze urugero rw'ihema ry'ibonaniro, ikabakura kugarukira ku muryango cyangwa mu gikari aho batangiriraga, ahari igikarabiro bogaga bakitunganya, abandi batera intambwe bakagira hera, ariko abageraga hera hahera niho habaga hari ukubaho kw'Imana. Muri Kristo Yesu twahawe package mu gakiza. Ushobora kugarukira ku muryango ukaba umukristo w'ingeso nziza, ukagerageza ugasengaho tunota duke, ariko ushobora no kwigira imbere mu bwiza bw'Imana burabagirana. Aho hantu iyo tuhageze, iyo tuhasogongeye, ibintu by'isi byose byamburwa uburyohe, bisigara bikoreshwa nk'ibikoresho, ariko ubwiza bwaho buruta iby'ahandi hose. Muhaguruke dusenge inshuti z'Imana. Icyo usaba Imana kiroroshye, uramubwira ngo nyongera inyota. Ni koko narakubonye, hari amayerekwa nabonye, hari ubuhanuzi se mfite, hari ubwo nahawe, hari ibyo wanyibwiriye, nasomye se Bibiliya,
ndi mu nzu yawe kuko utarasogongeye ku Mana ntiwaba uri hano. Hari ukuntu nakumenye ariko sinifuza kugarukira bugufi. Sinifuza kugarukira bugufi. Numvise ikiganiro cya Mose n'Imana kandi yari ari mu isezerano rya kera. Uyu munsi dufite amahirwe kumuruta, kuzura ku Mana kose kwashyizwe muri Kristo Yesu. Hanyuma Kristo Yesu Imana iramuguha. Sinifuza kugarukira bugufi, sinifuza kugarukira aho ikivunge kigarukira. Ndifuza kwigirana imbere nkimenyera na n'Imana ku giti cyanjye. Imana iravuga, ntivuga gusa kuko umuntu yakuvugisha mutari n'inshuti, ariko kubaho kwawe guhinduka ukumvikana mu kwizera. Abakijijwe twese dufite umwuka wera muri twebwe, ni nako biri, ariko dukeneye kubaho kumvikana gufatika, wiyiziye ku giti cyawe. Ibintu Mose yibonaniye n'Imana, nubwo yari kugenda akabitwandikira, nubwo yari kugenda akabisangiza bene wabo b'Abayuda, ntabwo bari bugeraho Mose yageze, ntibari bubyumve kimwe. Iyi experience y'uko Imana yamushyize mu rutare ikamukingiriza ikiganza ikamwereka mu mugongo, uko kuntu yibwiriwe n'Imana ngo ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nubwo yabibwira undi muntu ntabwo yabyakira nk'uwabihawe. Niyo mpamvu Imana ni iyacu twese, abayishaka bose barayibona. Imana ubwirwa n'abantu ni ukugira ngo bakubwire ikigutera inyota ujye kuyishaka, ariko sinayigushakira ngo ibyo nakuye aho ku ntebe yayo mbiguhereze byose nk'uko byakabaye. Iraboneka, irabishaka, ikumbuye ubusabane bw'abahungu n'abakobwa. Bwira umwuka wera ngo nyongere inyota. Biriya bintu uriya mudamu avuga bimwe sinanabyumva, ibindi ndumva ari inkuru zishaje.